mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21 mu mbyino idasanzwe n'ijwi rizira amakaraza Chris Brown yigaruriye imitima ya benshi. Ibyo wahageze kuri Breezy Entertainment ntiza umwanya nkumara amatsiko kubyo utamenye kuri iki cyamamare. Umubyinnyi umwanditsi w'amafilime ni Chris Brown nyir'udutenda uhora mu nkuru nyamukuru z'ibinyamakuru bikomeye. Byagorana kuba uzi umuziki wa Amerika utazi izina Chris Brown. Yatwaye ibihembo byinshi bitandukanye harimo nka Grammy Award, BET Award n'izindi awards nyinshi ndi bugende nkuvira umuzingo muri documentaire ntoya ku buzima bwe ugiye kumva. Uracyari kuri Breezy Entertainment, uri kumva kuri microphone ni Breezy. Nkuko nabikubwiye hejuru, yitwa Christopher Maurice Brown, yavukiye ahitwa Georgia, avuka kuri Clinton Brown na Joyce Hankins ahagana muri Gicurasi kuwa 5 1989. Umukunzi w'umuziki ahaherereye hose ndabizi neza ko atari ubwa mbere yumvise iri zina. Umwanditsi w'indirimbo ndetse n'umwakiteri mu mafilimi, yamenyekanye mu njyana ya R&B ariko hari n'izindi yagendaga akora nka pop ndetse na hip hop. Abenshi ndetse bamufata nka King of R&B. Yamenyekanye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21. Urugendo rwe rwa muzika rwatangiye muri 2004 ubwo yasinyaga muri Jiva Record. Akimara kugera muri Jiva Record yakozemo single track ayita Run It, ariyo yamutumbagije cyane imwereka isi, imushyira mu maso y'ibinyamakuru bikomeye. Iyo ndirimbo Run It yaciye agahigo ko kuva muri 1995 ariyo ndirimbo yayoboye urutonde rwa Top 100 Billboard Charts igihe kirekire. Ku myaka ya 13 gusa nibwo impano yari itangiye kugaragara. Yagendaga akora udutaramo turi lokali, turi loko iwabo, inzu rero itunganya imiziki. Ubwo umumanager wayo wari ushinzwe kugenda ashakisha impano zitandukanye, bahuriye kuri station ya essence aho papa we yakoraga, bona impano ye. Gusa icyo gihe ntabwo yigeze abona amahirwe kuba yasinya muri Bad Boys Records. Mu kwezi kwa kabiri amaze gusinya muri Jiva Records, yahise ashyira hanze album ye ya mbere yari iriho indirimbo 50. Izo ndirimbo 50 yari yarazikoranye n'abaproducer bakomeye harimo nka Scott Cool, Dr. Dre na Sean Garrett, Jesse na Famo. Kuri iyo album iriho indirimbo nyinshi zingana gutyo. Brown indirimbo ye Run It yamubereye inyenyeri imumurikira, arashininga kugeza n'uyu munsi kuko yagiye itwara ibihembo byinshi bitandukanye ndibuzi kukugezaho mu kanya. Ubu uri kumva kuri microphone ni Breezy, uracyari kuri Breezy Entertainment. Chris Brown yagereranyije umusore to uzana umukobwa muri ghetto akamusambanya, amugereranyije n'umujya kwiba imodoka atazi kuyitwara. Kuwa 20 z'ukwezi kwa 12 mu 2005 yari iriho indirimbo nka Game That Say Goodbye, Excuse Me Miss. Mu cyumweru cya mbere yari imaze kugurisha kopi 15,400,000. Muri 2007 Mutarama, Brown yagaragaye mu gace gato ka filime y'uruhererekane ubwo yari ari kumwe na Neo, Megan Good n'abandi bagenzi be. Nawe akibagirwa nk'indirimbo I Should Kiss You, Kiss Kiss, Transformer n'izindi nyinshi cyane. 2013 Chris Brown yari hanze ya hoteli yitwa W. Ari kumwe n'abakobwa babiri bifotoza, haza umusore yivanga mu mafoto. Chris Brown ntibyamushimishije, yamukubise ingumi amumena izuru. Nyuma y'ibyumweru 2 Chris Brown afunzwe, yatangiye kwicuza ibyaha bye. Mama we asaba ko yaguma muri rehab. Kuwa 29 Ukwakira indirimbo ye aka Transform yasohotse kuri album yitwa Graft, nayo iri mu zagiye zihiga izindi igihe kirekire kuri Billboard Top 100. Mu 2010 Chris Brown yasohoye mixtape iriho abahanzi benshi barimo nka Tyga, Rick Ross, T.I.,
Drake na Kanye West ndetse n'abandi batandukanye. Iyo mixtape yari yiganjemo indirimbo ziri mu njyana ya hip hop. Mu Kwakira muri 2010 ubwo yasohoraga album yitwa Fame and Fortune, hasohotseho indirimbo nka Ye, Look at Me Now ari kumwe na Busta Rhymes ndetse na Lil Wayne. Ni indirimbo zakomeje kugenda zigarurira imitima ya benshi muri icyo indirimbo zakomeje kugenda zigarurira imitima ya benshi cyane, zitwara ibihembo kugeza n'uyu munsi. Ndacyakubwira iby'urugendo rwe rwa muzika. Brown muri 2015 yasohoye album ayita Royal. Iyo album yari iriho indirimbo nka za Loyal, New Flame ari kumwe na Asha. Ndakeka ko izo zose mwagiye muzimenya kandi mukazikunda ku kigero kiri hejuru cyane. 2017 yasohoye album ayitwa Heartbreak on a Full Moon. 2019 yasohoye Indigo yari iriho abahanzi nka Nicki Minaj, G-Eazy, Tyga, Justin Bieber, JCJ, Lil Wayne, Ludacris, Marshmello n'abandi benshi cyane. Hariho indirimbo nk'iyitwa No Guidance, Party ari kumwe na Gucci Mane na Lil Wayne. Ukuboza 2019 yatangaje ko ari gukora ku yindi album nshyashya ayita Breeze, ndetse yanayishyize hanze kuri tariki 29 z'ukwa kane muri 2020. Hariho abahanzi nka Young Thug bakoranyeho indirimbo yitwa Go Crazy. Hariho abahanzi nka Drake. Breeze kandi yagiye ikomeza kumwama. Ibihembo yegukanye ni byinshi sinabikira ngo mbirangize, ariko byibuze reka nkunyuriremo MTV Australia Award 3, Heart Radio Music Award 1, iRadio Titanium Award 1, International Dance Music Award 1, Kora Award 2, Mambo Award, RTN Award 4, RTL Image Awards 2. Ni nyinshi cyane ntabwo nazivuga ngo nzirangize. Ariko reka meniranga ibijyanye n'ibihembo byo ni byinshi. Yakoranye indirimbo na Davido ayita Sensation. Kuri album ye nshyashya afite indirimbo nyinshi z'amapiano. Piano ni style nshyashya ndi kubwira ya Kinyafrika. Wakoze wowe tugejeje ahangaha tukiri kumwe muri iki kiganiro, byagiye byifuzwa na benshi gusa ntago bigeze aza mu Rwanda. Nk'uko wakoze kubana nanjye rero, Imana ikurinde. Wari kumwe na Bwizi kuri microphone. Naho ubutaha.